Muraho neza. Bravo. Ego muravugana na Eric. Eric. Nababonye kuri channel yitwa kuri RAIV Entertainment. RAIV Entertainment. Ego. Nifuza kubagezaho ikibazo mfite maranye igihe kinini. Afite igihe kibazo. Nabanye n'umugore wanjye mu gihe cy'imyaka 10. Allo? Nuko kumva Eric. Ego. Mu gihe kingana n'imyaka 10. Yego. Dufitanye umwana nawe ufite imyaka 10 ungana n'igihe twabaniye. Yego ndakumva cyane. Muri iyo myaka 10 twabanye. Yego. Twabanye niga kaminuza yiga imyaka 3. Yego yize imyaka 3 ubwo bibaye imyaka 13. Oya? Urayikura muri ya yindi 10 ubwo biri muri ya myaka 10. Yego. Yego ndakumva. Kuko twabanye nyine yiga ni nanjye yamurihiriraga. Yego. Umugore turabanye mu myaka 10 arangije kwiga turatandukana ku mpamvu ziwe kuko yaratangiye kubona amafaranga. Baratandukanye. Ngiye numvaga nyine mu kibana warumbwiye ko mwabanye mu myaka 10 imyaka 10 ari mu maranye ngo ni imyaka 11. Oya. Twe twabanye imyaka 10. Ashize igihe gito dutandukanye nta n'umwaka urashira. None ko mwatandukanye n'icyo kibazo ufite Eric? Umugore wanjye twarabanye amaze kwiga itabona akazi keza. Yego. Ubwo urumva ko yaramaze kunsumba yahise abona nyine abo bari muri level imwe. Ubwo ukora iki ko numva iyo urabonye akazi akagusumba ubwo ngubwo ukora iki? Ngende umumotari kuri iyo myaka 10 yose twabaye ndi umumotari. Ubwo umaze imyaka 10 uri umumotari n'umugore wamurihirira gukora umumotari n'ubu uracyari umumotari? N'ubu ndacyari umumotari. Ubwo ngubwo ufite icyo kibazo? Ikibazo mfite? Yego. Ndashaka ko mungira inama. Dufitanye abana 2. Yego. Umugore urumva yaragiye. Ahantu hari ikibazo rero nuko yadutaye akaba arimo aragira ati mfata amafaranga muyo nkorera noneho nshyireho umukozi uzajya urera abo bana harimo n'umwana mutoya. Noneho abo bana ni wowe ukibarera, ni wowe mu bana? Abana ninjye tubana, ninjye nyine papa wabo twasigaranye. None arimo gushaka ko uzana umukozi azajya amuhemba? Oya, aragira ati ni wowe uzajya ubikora ngo abana n'aba. None se ubu ngubu basigarana nande mu gihe wagiye mu kazi? Nabanaga na murumuna wanjye yahise nyine nawe aza turabare tubana. Yego. Ubwo ngubwo murumuna bivuga ko murumuna wawe ari wo mu bana? Niwe tubana kuko nta kazi agira, niwe rero ubu basigarana uwo nguwo w'imyaka 10 bagiye ku ishuri. Yego ndabyumva cyane. None ikibazo ufite nyamukuru ni ikihe kugira ngo bakugira inama? Kuko dukora cyane cyane ku biganiro by'imiryango kuri channel zacu. Nibyo biganiro dukoraho. Ariko wumve ko ndimo no kugufata record ari nta kibazo kuko ndababaye mwangira inama rwose. Yego ngaho mbwira ikibazo nyamukuru ni ikihe ngo nkugire inama? Umugore ari kuntoteza ngo ninza n'umukozi ngo uzayisigarana n'abo bana kandi ntacyo byari bintwaye kuba yabasigarana na murumuna wanjye. Yego. Kandi nta n'ubushobozi mfite bwo kuba nazana umukozi nkabasha kumuhemba. Ndabyumva. Ni nkora iki? Nifuza ko mukora rero reka mubwire. Niba ufite umugore wawe akaba arimo kugutoteza. Yego. Ikintu cyo nakubwira nuko wowe bitewe n'ubushobozi ufite. Yego. Nta bushobozi ufite bwo kuba wakwishyura uwo mukozi murumuna wawe kuba asigaranye abana nta kibazo iguteza wowe.
njye nta kibazo bineza kubera yuko byahise binacakashaga ariko kuba nawe najagara ngo njye mu bagore njye mu biki. Yego. Umugore wawe yagiye gushaka undi mugabo byagenze gute? Twatandukanye nyine ahita ajya kwishakira undi mugabo nyine. Arimo kugutesha umutwe afite urundi rugo. Ubwo urumva nyine ari gutanga kondisiyo ziturutse aho ngaho yagiye. Nta kintu na kimwe amfasha, ntwara moto amanywa nijoro ngo ndebe yuko abana banjye babaho. Yego. Minerivare ariko iraboneka. Minerivare ndagerageza n'ubu bitoroshye ariko akaboneka kuko yanaye mu kode urumva ntabwo twubatse. Ndabyumva. Umumotari mwamunaniwe mukora amanywa nijoro. Moto utwara ni iyawe? Moto utwara ubu ngubu ni iyawe? Moto ntwara ndimo ndayishyura ariko ndenda kuyamaramo nayo nayifatiyeho. Yego. Ndumva bitoroshye. Uwo mugore rero ntarasezeranye? Oya, ntabwo twasezeranye. Niyo mutarasezeranye aho ni sawa. Ntabwo twasezeranye ariko aranzonze pe, kandi wumve ko icyo kibazo kindemereye. Rero reka ngiramo inama. Yego. Ariko ni kumva umwana wawe uracyafite umwana muto ko numva arimo kuvuga. Yakuzemo nuko yari gukina n'abandi. Yego. Rero ikintu nakubwira. Yego. Eric, uri umuntu mukuru cyane. Ndumva utari umwana. Yego. Uwo mugore ariko kukuyobora kuko afite urundi rugo. Yego. Niba afite urundi rugo kandi wowe ukaba warafashe inshingano zo kutongera gushaka undi mugore. Yego. Kora ibintu bikoroheye ureke kuba stress. Arastressa, aramamagara igitondo n'ikigoroba muza n'umukozi. Ibyo bireke. Wowe murumuna wawe musigira abana. Yego. Ubashe kubishyurira minerivare. Yego. Noneho ibindi ariko kukuzanaho ibibazo kuko afite ibyo ari guhangana nabyo iwe mu rugo. Kandi moto uzayirangiza. Nukundana n'abana bawe ugakunda abana bawe nabo bakagukunda, iterambere rizaza kuko n'ubundi twebwe abagabo tuba turuhira abana. Yego. Iyo ugiye gushaka uvuga ati reka nshake umuryango. Yego. Ni byiza, biri amahire ko wabashije kubona uwo muryango. Yego. None rero ndagira ngo atazongera kugustressa, niyo nyine kugustressa uzanatanga n'ikirego. Kuko hari ibibazo by'uburyo abagore barimo guhohotera abagabo. Yego. Noneho rero ndumva byaba ari ibyo. Hari ikindi kibazo wari ufite? Nta kindi kibazo mfite, icyo nicyo kibazo gituma nkora ijoro n'amanywa bikastressa cyane, bigatuma nta mwanya wo kuruhuka ngira, ndara mu muhanda, nirwa mu muhanda. Ihangane. Kandi ibyo bintu nubikurikiza nkubwiye uzabasha kubaho neza utarefite. Urakoze cyane. Nawe murakoze cyane kugana RIV Entertainment. Umva muri abambere pe, muri igisubizo cy'abanyarwanda. Ni ukuri. Sawa murakoze cyane.